Turacyari ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruri hano i Nyamirambo, ariko hano ndi kumwe n'umufana ukomeye wa equipe ya APR FC bamwita Rujugiro. Navuga ngo reka duhere kuri Jangwani. Ni umuvugizi w'abafana ba equipe ya APR FC. Ararekuwe iminsi 30 y'agateganyo. Ni ibintu wakiriye gute ubundi? Ni ibintu bidushimishije, sina Jangwani gusa, hari abo tubana mu magroupe bari barimo b'abafana ba APR, hari harimo pare wanje, hari harimo abanyamakuru. Ikintu cyambere kidushimishije nuko ubutabera ari bwo bwakoze akazi. Baksiri impamvu rero itumye barekurwa nk'uko urukiko rwayivuze ni imwe yonyine, nuko nta kigaragaza ko amatike baguriwe hakoreshejwe amafaranga ya Minadefu. Bo nta kigaragaza ko bari bazi ko amafaranga yakoreshejwe ari ya Minadefu. Banze rwa gisirikare hano i Nyamirambo. Abavandimwe bamaje kubasomera, bigenze gute umuntu utageze hano? Bihagaze bitubundi? Mbere ya byose mwiriwe? Mwiriwe neza. Umeze neza? Meze neza. Urumva wishimye? Cyane ndi hari umuntu ubona se wishimye hanjye. Ni isomwa ry'urubanza rw'abavandimwe 28 baregwaga ibyaha bijyanye no gukoresha nawe umutungo wa leta. Nibyo navuga nicyo cyaha shingiro, ko hari harimo ikindi cyaha gutanga no guhabwa inyandiko umuntu adafite uburenganzira. Naje kumva n'ikindi cyaha buriya tutumvise mu kuburana gukoresha inyandiko mpimbano, nabyo ni ibintu tutumvise mu itangira ry'urubanza, ariko uyu munsi numvise ko hari bamwe babikurikiranweho. Tumaze hano umwanya mwese mwari muhari, mwabibonye kuva saa 4. Bari batubwiye ko gusoma urubanza ari saa 4, turahagera inteko itinda kuza. Tumara amasaha menshi. Babonye ko abantu bamwe batangiye kurambirwa barasohoka, yaba muri twe abaje gukurikirana urubanza, yaba no muri no mu bandi no muri abangaba bari bafunze. Ubwo navuga yuko byasabaga nyine gutegereza. Mbere ya byose byasabaga no kwihangana kugira ngo tuze kumva uko urubanza finally rugenda. Kera kabaye rero inteko yageza aho iraza buriya abantu baba mu bintu by'imanza, ubushinjacyaha n'inteko iburanisha niyo waba ubaza amazina, uriya niwe wemerewe kuvuga amazina yabo, kuko bo baba bahagarariye inzego runaka. Uhagarariye ubushinjacyaha nawe yarahari, hari n'abahagarariye urukiko. Mu isomwa rero n'ubundi ni procedure nk'uko Joshua yihanganiye igire hirya nyine. Rumva ni gusoma, ni procedure nk'uko no mu kuburana bari procedure. Batangiye hasomwa imyirondoro ya buri muntu mu baregwa, uko harimo abasirikare n'abasivile. Hanyuma nyuma yo gusoma imyirondoro hakurikiraho gusoma ibyaha baregwa buri umwe. Hanyuma noneho hakurikiraho kuvuga imyanzuro. Uhereye ku basirikare, urukiko rwavuze yuko hari impamvu zikomeye zituma bakurikiranwa ku gukoresha nabi umutungo wa leta. Ubwo ni ubufatanye muri byombi, gukoresha nabi umutungo wa leta no gutanga inyandiko ku bantu batabifitiye uburenganzira. Ubwo ni muri babafana ba APR bagiye abaherekeje APR muri Tanzania no muri Tanzania no mu Misiri, ijya muri Mapinduzi Cup ndetse no muri Champions League. Kandi harimo n'abandi bantu badafite aho bahuriye ni kesi navuga, barimo CSP Olive Mukantabana na CSP Hirere, bari abo mu rwego rw'igihugu rw'igorora. Ubwo rero abangaba bagize uruhare mu bakekwaho uruhare mu gutanga amatike, mu gukoresha amafaranga. Ubwo ni Kapiteni Umurungi Penina, Kapiteni Umutoni Penina ndetse na Major Vincent Murigande, nibo bakurikiranweho ibyo byaha. Bo urukiko nyine rwasanze hari impamvu zikomeye zituma bakurikiranwa, kandi ibi byaha byombi bihanishwa igihano cyabyo, bihanishwa igifungo kirengeje imyaka 2. Iyo hari impamvu zikomeye ku cyaha runaka kandi icyo cyaha gihanishwa igifungo kirengeje imyaka 2, n'ubundi umuntu aba agomba gukurikiranwa afunze. Rero niko urukiko rwanzuye. Hanyuma kuri aba bandi bose, kuva kuri CSP Hirere na Olive kugeza kuri aba bagenzi bacu barimo Barikari, barimo Anta, barimo Rugaju n'abasivile b'abafana, havuzwe yuko impamvu itumye barekurwa ni impamvu imwe yonyine bose bahuri. Aha ni iyihe? Ishingiro ry'icyaha nuko bakoresheje amatike batari bemerewe
ya Minadef bakigira mu ngendo ubwo bizakwitwa n'izabo ko Minadef nyine itaza province bajya gufana APR muri Tanzania ndetse no mu Misiri. Impamvu rero itumye barekurwa nk'uko urukiko rwayivuze ni imwe yonyine, nuko nta kigaragaza ko amatike baguriwe hakoreshejwe amafaranga ya Minadef. Bo nta kigaragaza ko bari bazi ko amafaranga yakoreshejwe ari Minadef. Icyo kintu kucyumva neza. Ubwo nyine bivuze ngo yaba Rikari yaba Rigani yaba wenda n'abajangwane nabo ngabo bakagimbura mu matike bo bakoresheje n'abari abahiriri bari bibereye Sudani ni benshi na matike yabo ku giti cyabo ntago ari amatike ya Minadef. Bo batanze amafaranga bagiye batanga amafaranga yanasonga amafaranga amadolari kuva abenshi naje numva basonga kuva kuri 500 kugeza kuri 560 abagiye bajya mu ngendo by'umwihariko mu Misiri. Hanyuma uko kesi yagenze nk'uko twanabyumvise mu kuburana bagiye batanga amafaranga make ariko bagahabwa amatike ya menshi. Bishatse kuvuga ngo iyo haba hari ikimenyetso kigaragaza ko bazi neza ko amatike yaguzwe mu mafaranga ya Minadef nabo ntago bari burekurwa. Ariko urukiko ruvuze ko babonye amatike kandi batanze amafaranga ariko nta kintu na kimwe kigaragaza ko bari bazi ko amafaranga akoreshwa muri ayo matike ari aya Minadef. Ubwo ngubwo niba baratanze wenda tuvuga urukiko rushobora kuvuga ruti wenda bo abagiye ku matike bashobora kuba bari bazi yuko ari amatike ya APR cyangwa ari amatike y'abandi baturage cyangwa ari amatike y'abafana. Umvise ko nko kuri kesi ya Jangwani navuga ko inoroshye cyane ugereranyije n'izindi zose zirimo hano nkuko nabyumvise. Jangwani afite kesi yoroshye cyane. We uwitwa Nzita Eric yamuguriye itike. Afite APR ijya gukina mu Misiri ijya gukina na Pyramide. Abafana ba APR ngo babonye, ndavuga uko urukiko rwabisomye, babonye Jangwani asigaye. Baravuga bati se umuvugizi wacu ko asigaye, umushyushya rugamba wacu ko asigaye. Batangira kwikorakoranya ngo bamugurire itike. Uwitwa Nzita Eric aravuga ati ngewe ndayigura ku giti cyanjye. Nzita Eric ubwe niwe wanabyiyemereye nk'uko urukiko rwabivuze. Aravuga ati ngewe Jangwani namuguriye itike. Jangwani aragenda. Ubwo no mu kwiregura kwa Jangwani nawe yavuze ko nta kintu na kimwe azi kuri ibi bintu by'amafaranga n'amatike. Yavuze ati ngewe uwitwa Nzita Eric yanguriye itike barayimpa nanjye ndagenda. Ati rero sinzi amafaranga yatanzwe, si icyo nzi nuko nta kintu na kimwe mbizi. Urumva ko we KSM absolutely iroroshye no mu gihe bazaba baburana mu mizi kuko barakomeza kuburana, barakomeza gukurikiranwa, ariko I can predict ko no mu gihe bazaba bari kuburana mu mizi kesi ya Jangwani iri very easy ashobora kuzahita asohoka mbere y'abandi. Ariko no kuri Rikari umvise ko nawe harimo akantu kari navuga nka kari particular kihariye ku ruhande. Rikari nawe yaguze itike nk'uko urukiko rwabisomye, yaguze itike y'amadolari 890 agiye kujya mu Misiri ukwe ku ruhande atari kumwe n'abandi, ayigura muri Egypt Airline. Noneho atinda kubona visa kandi visa yari kuyibona nyine izi nzego zibigizemo uruhare. Hanyuma atinze kubona visa itike ye indege iramusiga, itike ye iba cancelled. Hanyuma aza kwemererwa kuzahabwa indi tike. Urumva ko nawe aravuga ati ngewe nari nifite amafaranga yanjye ndiyishyurira itike ndayigurira. Ati ntinda kubona visa kandi na visa nayo narayishyuriye. Ati rero uko itike yindi ya kabiri yaje kuboneka nanjye ni nka favor bari bangiriye nta buriganya nari mbigezemo. Urumva ko na kesi ya Rikari Samuharu ukuntu nayo iri ku ruhande ukuntu. So navuga ko na Georgine nawe navuga ko ari ibintu biri unexpected kuko abantu bumvaga Georgine nta kuntu yabura kuba ari mu bintu by'amafaranga, ariko urukiko rwasomye ko nawe amafaranga yamugeragaho cyangwa amafaranga yakoreshwaga nawe yazaga yamunyuragaho mu buryo bumwe n'aba bandi bose. Basanga nawe nta mpamvu ikomeye yatuma akurikiranwa afunze. Ubwo nawe nyine azakomeza kuburana ari hanze. Ubwo se iby'ingenzi si byo oya ntudusoza abasigayemo bo bimeze gute kugira ngo nyine n'umuntu wenda utabashe kugira hano utigeze unabyumva n'ahandi kugira ngo nabyo abyumve, kubera ko tutemererwa gufata amashusho n'amajwi. Hari igihe no kubisubiramo biba bigoye. Telefone yanjye yanazimye, urumva ko note nafashe nizo nanditse sindi kuzibona neza, ariko numvise yuko aba bantu bombi barakurikiranwa amafaranga bakiriye ubwabo, by'umwihariko Penina Umutoni. We basomye yuko hari amafaranga yagiye amwohererezwa kandi nawe ubwe yemera ko ayo mafaranga yamugezeho. Sasa niba amafaranga yaramugezeho agura amatike ya agatanga amatike ya Minadef yakiriye amafaranga y'abaturage kandi amatike akaba yaje avuye mu baturage nyine atari
adafite aho ahuriye na misiyo za Minadef urumva ko uwo muntu nta kuntu impamvu zikomeye zabura kumukurikirana. Umurungi nawe numvise kesi ye ntabwo isa n'iy'Umutoni, bombi ni abakapiteni, ntabwo kesi ye isa, ariko arashinjwa ubufatanyacyaha muri uko gukoresha nabi umutungo wa leta. Urumva ko nawe hari ukuntu bisa nk'ibyoroshyemo gakeya kuri Umutoni, ariko Umutoni Penina na Major Vincent Murigande bo urumva ko hari ukuntu biri difficult ukuntu. Reaction y'abantu n'imiryango y'abari bafunzwe bagisomerwa ko batashye babyakiriye gute? Uzi njyewe tukinjira mu inteko ikiza gusoma, nahise mbyumva amagambo ya mbere bavuze bakitubwira ibigenderwaho mu gusoma urubanza, nyine batubwira imyitwarire, nahise mbyumva ko hari abantu bari busohoke. Uti kubera iki? Batangiye bavuga ngo sinarebye neza afande wasomaga wenda rank yari yambaye, ariko ni inteko abantu bose ni inteko. Batangiye bavuga ngo ntibyemewe gusakuza mu rukiko no kwiyamira no bya bindi byo guserebura.